Wiki? Aseka mubaza. Mbaza wansohoje. Mbere neza. Akamara ibintu by'igihe imikino bikambabaza. Byuze gereza basuka ukabasirimo gatoya. Muri iki gitondo mbyutse nje kukureba uro kunyikiriza ayo magambo. Utaranansuhuza. Muzigize. Ubizi byakunda kundega amatwi. Cyo cyose. Wambabariye. Kuzi ko nakwanga. Ayiko. Urabizi ko mukunda. Ako vuga wansohoje. Ndakubuza nayo muri iki gitondo. Ukaburishimye nyine wowe ukaburishimye umunsi wakabarangiye. Ese byibuze utekereza ibibazo abandi bantu banyuramo. Iteka ryose iyo tuganira uba wireba aho nyine ukareba ibyawe ngo navuze gutya ngo navuze ko ngo nahakanye ko tudakundana nyine umva. Ese byibuze basi ujye utekereza ku buzima bwanjye ngiye ku giti cyanjye. Ese utekereza ibibazo ushobora kunyuramo biramutse menyekanye ko nkundana nawe. Byibuze ujye ubitekereza. Bizamenyekana mbere y'ukura ko none ko bamaje kunyirukana. Wiki? Ko bamaje kunyirukana. Nimba rayisha muzabiri. Nshobora ari ibindi byiwe. Mama wawe bwo yanyibwire mufite ibyanjye ngende. Mama. Ibi nibyo mpora mubwira nibyo nahoze nakubwiye ariko ntushaka kubyumva. Ntushaka kubitega amatwi ngo ubyumve. Mama se mama. Hari ikindi twafase mama hari ikindi kintu napfa nawe. Akazi kanjye sigakora neza. Napfuye njyewe. Ese undi wambabariye basi bino bintu. Niba nibikunda niba n'amahirwe nshobora kugira yandi nshobora gutuma kunguma muri kano kazi. Bino bintu twabaye byibuze basi. Tubaye mbabarira. Ndagukundira bizi pe. Ariko n'ubuzima bwanjye utikenye. Ese utekereza ko no kazi wowe bibyibuze hano hantu urahari uri kumwe na famille yawe ubona mukuru kumwe na mama wawe. Ese byibuze uzi ko neza mama wanjye hari mu cyana ryame. Uzi neza ko imiti igomba kumugiraho. Niba turetse muri kano kazi. Uzi neza ko ndamutse mbuze kano kazi nari nko nambuze mama wanjye. Urabizi? Mama wanjye ntabwo yabasha kubaho afite amafaranga yo kumuvuza. Ariko icyo ukora nidukundane. Igiye ntabwo byanze gukundana nawe. None se basi gukundana byibuze ntabwo twakundana byibuze basi bikaba no mwibanga. Nose ko bitangiye kumviramo kubura akazi kanjye biragenda gute? Kuko ndabyo gukunda urabizi ndabizi kubizi. Ariko byibuze basi mbabarira nanjye basi ubwe kuzima bwanjye. Mfite mama wanjye uryamye hari ukeneye ko mugurira imiti kugira ngo abashe kubaho. Biva muri kano kazi. Nimara kukabura biragenda gute? Ndetse mu cyangwa kwicara handi rwanjye mama wanjye ndareba ari ndapfa mwicira handi. Ikishaka. Wanyumvishe twemeranyije ko imiti ari ngizo yigura. Imiti yigura. Mama wanjye yabyariye iki? Ako nundi mbikora kubera wowe. Mva mubwira. Byibuze mbabara basi. Ngira uburenganzira mu kazi kanjye nanjye numve nisanzuye. Karo kazi gakora nubwo. Uzi ko wagira ngo ndahana kumbye kuba ndi. Ako boss. Byibuze basi wambabariye ko mwinginze. Okay, basi katuganiriza ibyo birakara. Ubundi utekereza ko uzakomeza gukora kano kazi. Nagaruko biteke. Mu gihe se ariko ndi gukora nonanga. Nitwara nk'umuntu atari ko nyine natekerezaho kandi ariko mfite nonanga. Reka mbona kandi. Na wifuza ibibi kandi byiza bihari. Narize reka mugihe narabona kandi kazi kazima mugende muri kano byibuze basi bumfashije basi ngakore neza nkuko mbisabwa. Sinazi kuko hari undi muntu ubangikanye nawe. Hari undi muntu ngeze umva mbwira ko nkunda usibye wowe. None se wambabariye basi ko mwinginze. Okay, bishatse kuvuga. Reka byibuze tubigize ibanga mbabarira kwinginze. Ndagusabye. Urakomeza ubundi. Ntabwo uzi ko njye gwareka gukunda ariko byibuze basi reka turetse gatoya ibintu bindi. Bindetse iki? Ndetse nyine tuganire. Natwe tutavuganye mama. Byibuze nanga dusanganye. Ibuze ko yasize nambwe ngo nzinge byanjye. Ayishe ni wenyine. Wari muransabira imbabazi ngo nibambabarire. Reka mubwire ibyo. Basi reka nze kuganira na mama wabishoboye. Ibyo bintu babarira ndakwinginze. Reka njye mu kazi kanjye kandi niba unankunda basi uba ugushaka kwanjye ndakwinginze. Please.